inshuti tubahaye ikaze mu makuru yacu aha ni ku Ibano TV nk'uko bisanzwe tugiye kureba rero amakuru akomeje kugenda arimo avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu ni bombori ariko mbere yuko twinjira kuri page munyemerere twakire umutumirwa wacu Rutambuka w'umusesenguzi ukomeje kugenda asesengura ibintu bitandukanye. Tuguhaye ikaze nyakubahwa Rutambuka. Murakoze bwana Ntambara kuma ikaze kuri no TV kugira ngo tuyibe dusesengura kubijyanye n'iby'intambara ya Kongo. Urakoze cyane. Munyemerere twanzikire mu mutekano muke ndetse na bombori muri karino gace muri Kivu y'Amajyaruguru. Twabonye ese wasangiza abadukurikiranye umwuka utambutse mu minsi yashize aho leta ya Kongo yari ihanganye n'umutwe wa M23. Ese iriya ntambara wayibonye ite mbere yuko twinjira kuri aba bacancuro bashyashya? Igihari cyo nuko intambara ya mbere iragaragara nkaho Kongo yareshuwe cyangwa se yayitsinzwemo, ariko imaze no gutsindwa isa nkaho itashizwe, nubwo ubona isa nkaho barimo bakora ibintu by'ibiganiro byo kujya gusinya, kuko barareze bararinda bagera ku wanyuma ngira ngo mu isi bakagombye kuregera ari bita Amerika. None se nk'uko ukomeje kuvuga uti barareze bagera ku muntu wa nyuma cyangwa se ku gihugu cya nyuma twakita igihugu cy'igihangange ku isi, ese aya masezerano ari hagati y'umutwe wa M23 ndetse na leta ya Kongo arimo abera i Doha i Qatar, aya masezerano yavuga iki? Ariya masezerano rero ubundi leta ya Kongo niyo ifite igisubizo cyo kugira ngo iyi ntambara ya Kongo ihagarare, abakongomane bareke gukomeza gupfa baravuga ururimi rw'ikinyarwanda, nibo bakagonye ubundi kwishakira umutekano mu gihugu cyabo, ariko igisubizo kiri mu biganza bya bwana Felix Tshisekedi. Urimo uti igisubizo kiri mu biganza bya nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese twabonye abacancuro ba Romania barimo bambuka ku butaka bw'u Rwanda, barimo banyura kuri uriya mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ifatwa ry'abariya bacancuro bakanyuzwa ku butaka bw'u Rwanda, ubona byaguhaye iyihe shusho muri ruriya rugamba? Yewe bari abacancuro rero buriya ntabwo nabafata nk'ingabo, nta nubwo nabafata nkaho ahubwo ari n'ibigwari, ahubwo abari abacancuro baje gukorera amafaranga. Wowe uje gukorera amafaranga, umaze kugirayo ubwiza uhembwe mu mezi angahe ashize, hanyuma urakomeza kujya kurwana n'intambara zindi zitakureba, ko nta gihombo. Baje gushaka amafaranga, ntabwo rero baje gushakira amahoro Kongo. Kongo ubwayo niyo ifite igisubizo cyo kwibonera amahoro, igihe hatazakora umukongomani washaka igisubizo cy'igihugu cye. Ntabwo ari umunyamahanga uzaza kuza gushakamo kubaha igisubizo cy'ikibazo cy'umutekano cy'abafite. Nk'ubu nuko ngo abakongomani barimo bararwana hagati yabo, ariko tukabona umutwe wa M23 muri ibiganiro nirimo ugaragaramo. Twabonye igihugu cy'u Rwanda kirimo gisinyana amasezerano na Kongo, aba ministri bombi, nyakubahwa ministri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe aho yari kumwe na ministri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Kayikwamba Wagner, aho basinyaye amasezerano ndetse bakagirwa na nyakubahwa Donald Trump. Uyu munsi rero tubonye Felix Antoine Tshisekedi noneho ageze ku indi page aho atumiye abacancuro bo muri Colombia. Ibi bintu babivuga iki? Biriya rero niba byakabaye byiza ibyabo ba ministri bombi ari umuministri w'u Rwanda n'uwa Kongo byo bemeranyijwe gusinya ibijyanye byerekeza ku mahoro. Ubwo rero wakabaye bosi wa ministri wa Wagner Kayikwamba muri Kongo, akaba Perezida Felix Antoine Tshisekedi niwe ufite kuba yashyira mu bikorwa ibyo uwo ministri yatumye yashyize mu byo kugira ngo amahoro yagire aboneke. Basinye na M23 n'iby'u Rwanda basinye byose iby'intambara bihagarare, umutekano ko nguboneke. None yemeze gutyo, uziko ntawo uriya ministri w'intebe ntiyavuguruza perezida, ahubwo nubwo ministri yatumwe biragaragara ko ntabwo ibyamutumye perezida araje agiye kubisubiza inyuma, agiye kubyica. Kuko niba atumiye abacanshuro ngo baze gusubira mu by'intambara, bivuga ngo nazanyandiko basinye n'ibyo basinyanye hariya n'amasinya basinye agiye yerekeza ku mahoro, bihindutse zero. Twibutsa abantu badukurikiye ko unuvuga ngo iyi ntambara irimo iba muri kariya karere harimo abasirikare ba FRDC ba leta
bakaba bafatanyije n'igisirikare cy'u Burundi abaturanyi, hakaba habayemo selection idasanzwe mu baturage, hakazamo urubyiruko rw'abazarendo ndetse n'abacancuro cyangwa se aba bacancuro ba Colombia nabo bagiye kubiyungaho, hakaba harimo n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri Mata, abo twita ni FDLR. Hanyuma iri huriro ry'aba basirikare ese baba bagiye gutanga umusaruro kuruta uwo Sadek yagombaga gutanga? Ubundi igisubizo jewe mbona nuko bata iby'intambara byo nibigaragara ko Kongo ubwayo ku giti cyo ntiyabishobora. Kandi igihe utazabasha kugira ngo umenye ibyavuge ngo ibyanjye uko nikunda sindi bwikunde ntegereje gukundwa n'undi ku ruhande, noneho namushoraho n'amafaranga nk'aba bacanshuro barimo baza, ndibaza ko n'u Burundi nabo n'u Burundi ntabwo urimo gukorera ubusa, urimo burakorera umutungo wa Kongo. Hanyuma rero uko biteye byewe mu mbone zanjye nsanga ikibazo cya Kongo abo bacanshuro n'urwo ruvangavange rw'izo ngabo zigiye kuza nizo hambere zo zifite ibikoresho, nabandi niko bari bafite ibikoresho karundura. Yego none nabandi nubwo baje rero ikigaragara nuko nubwo basinyariye amasezerano, nubwo bagerageza kumvikana ariko bikarangira aho bicaye bahaguruka ibyo bavugiye imbere y'umuzungu basubiraho bakajya kongera gukora ibindi. Ntabwo Kongo yashizwe. Ugenekereje n'ukuntu Kongo yiyumva barayibwira ngo ni ya 7 muri Afrika mu gisirikare gikomeye ku isi, muri Afrika ikagira n'umutungo utagira ukungana. Noneho abantu baza abandi Abarundi nabo bacanshuro bandi ntabwo baje bakunze Kongo, baje bakunze ibyo biryo Kongo ifite. Ni nayo mpamvu batazitereka ku gahanga hari ngo bavuga ngo bagiye kurwana, none se nagenda bakamurasa bakamwica, ayo yakoreye azaba kiyacyuye, bazakomeza no kutubeshya. Hanyuma uko bizagenda rero buriya izo ngabo zose urwo ruvangavange, hari umugani cyane bigeze kutwigisha, baratubwira ngo ukuntu uruyongoyongo nako ngo ni ikiyoni kigeze kurwana n'inyange, noneho ngo umunsi umwe ngo bijya mu mitsi, inyange iragitera gikubita hasi, igikubise hasi kirebye ibigango cyane gifite ari ukubera umutego yagikubise kitari ko rwose oya ahantu nkubitiye ndabona hanyerera, birazamuka tireka tuzajye hejuru y'inzu. Bije hejuru y'inzu nabwo inyange irongera igikubita hasi, ntabwo kigeze gishirwa kugeza ubwo yagikubise ikinda gishiramo umwuka ariko cyaranze kwemera. Rero abakongomani bana bavuga uri muri Kinyarwanda bararwanira ukuri kwabo, bararwanira igihugu cyabo, ariko nk'umurundi umucanshuruje niba atarabonye inkoni zakubise bagenzi be ubwo nawe nazana agahanga. Ariko hari ikibazo nshaka kwibaza ko Nyakuba Felix Antoine Tshisekedi arimo azana aba bacancuro barimo bashaka kwirukana uyu mutwe wa 23 abakongomani bene wabo, barabirukana babashyireye. Icyo nicyo kibazo cyuko n'aba bakongomani none se bagomba kurwana, hari terime bajya ngo ni kurwana umuhenerezo. Bakarwana bameze nkaho ntacyo bari buhombe, kuko na mbere babirukana ari imbere ari n'inyuma, inyuma niha bikuruta kujya imbere, ahubwo imbere nibarwana bigira imbere niho barimo kunguka. Hanyuma bo ntacyo baratanga amaraso yabo, bagatanga amagara yabo n'ibitambo kugira ngo abazarokoka bazasigare bafite adresse, bafite igihugu cyabo. Ariko se noneho nk'abo bandi baje gukorera amafaranga barimo barashya barura iki niyo gihari. Kandi uko bizagenda bazakomeza bajya beshyuye umugabo muri amafaranga yagatunze Kongo, akubaka igihugu, agakora imihanda, akubaka amashuri n'ibitaro n'ibiki byose bizafasha bene gihugu, bigiye gutwarwa n'abanyamahanga. Ko witegereje ko se ashobora kuzatangwa amafaranga ko atari make kurebye n'imibare irimo itangazwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ko hashobora kuba haje abasirikare benshi. Abo bose nabaje gusahura Kongo, ntabwo ari abaje gukorera Kongo. Kuko abo ni barusahuzi baje, ariko baje kugaburirwa na perezida twandikitse giti kimwe nuko ashobora kugira ngo akomeze ateze nako kaduruvayo nawe akomeze asahura igihugu. Kuko buriya ngo muri biriya bijyanye no kujya bagura imbunda zihenze, barayegeranya bagafata amafaranga bakayegeranya, bapanga nko kugura n'urugero nk'imbunda za miliyari y'amadolari, bagakoresha nka 500, andi bakayagabana uko bari ku ntebe hariya. Ni mu buryo bwo kugira ngo basahura igihugu, bavuga bati twahembye abamerceneri baje kudufasha kugira ngo tugombore igihugu. None se ko aramutse rero agambana igihugu ndetse agisahura, byari bimeze nka bya bindi umuntu atema ishami ry'igiti ariko akicariye kandi atazi ko riribuze kugwa, kandi iyo riguye riramuhitana. Burya rero ingaruka z'ikintu umuntu azibona nyuma ari uko
ingaruka zamaze kumugeraho ubu aka kanya n'uwamugira inama akamubwira ngo ukoze gutya byagenda gutya kuko ikaramu yayindi y'amafaranga 200 ngira ngo itanuzuye ifite igisubizo kiruta ikibyo bisasu barimo baragura ikiruta izo ndege za drone birwa bajya kurangura iyo hirya cyane ko n'abarangura abo bazungu bababwira bati duhereze ibi nibi twaboneye karundura iyi biti kubita M23 turi kamukuraho. Turimo dusatira gusoza warugize uti igisubizo kiri mu ikaramu. Igisubizo kiri mu ikaramu kurusha gukoresha ubwenge ndetse na tekinoloji igezweho ndetse no kwiringira amasasu ndetse no kwiringira igisirikare. Igisubizo kiri mu ikaramu. Ndagira ngo uvuge cyangwa se udusatira gusoza ubwira abadukurikiye mu ncamake none duhinire hano. Uko impamvu mvuze ko ari biri mu ikaramu urabona ko igikorwa cyatewe na minister wacu ubanye n'amahanga hamwe n'ureba wa Kongo bakajya imbere ya Trump hariya kujya gusinya byagize n'agaciro ku buryo byamenyekanye no kwisi tugira ngo birakemutse kubera ko kandi izo mbunda zaravuze igihe kitagira uko kingana zaramaze abantu ariko buriya iriya karamu aho yari igeze yari bikemuye neza nubwo uwakabikemuye wongeye gutumira abarwanyi kugira ngo baze bongere basubize Kongo inyuma no kwica abakongomani binzira karigane mu gihugu cyabo ababica aribo batwara n'umutungo wakabatunze. Urakoze cyane unyemerere duhinire hano ubwo rero anakagaruka amakuru yacu ni kwibano TV hanyuma mushyire muri comment mutubwire ko muri mu mubibona ndetse umwuka muri aka karere ese murabona bishyira iki murabona byerekeza hehe munyemerere duhinire hano murakoze cyane ciao ciao.